Donc udushya twari twinshi cyane ndagenda nugaruko gake gake cyane ariko reka mere kuri kano murabona abantu basore batatu n'abasore bombi ikipe ya Rayon Sport yasinyishije muri uyu mwaka w'imikino ni bashya Niyonzima Olivier Sef uyubanza hagati ni Haruna Niyonzima ndetse n'umuvandimwe Fitina Omborenga bamanuka kuri za skelezo mu nzove abantu bakonya amashyi barabishimira cyane kureba iyo triple ubwo butatu butagatifu bw'abasore bagiye gufasha ikipe ya Rayon Sport gutwara ibikombe byabashimishije cyane umutoza Selma Gwanan n'umunya-Tunisia za actinga nk'umwa assistant coach wa Robertinho bakoranye mu equipe ya Stade Gahazia hala mu gihugu cya Tunisia muri Simba bari kumwe. Oye nibyo nago wibeshye Ishoti TV niyo televiziyo rukumbi hano mu Rwanda ikora kuri murandasi ikugezaho amakuru ya siporo kandi kujya Ishoti TV tuganira n'abanyirabyo ugasobanukirwa igwa n'igwisho ry'abakinnyi akarusho twihariye nuko tubogereza championnat y'umupira w'amaguru mu Rwanda Rwanda Primus League mukamenya amazina y'abakinnyi mukunda hamwe n'umunyamakuru wacu tuyishimire Anastasia aka T-Stash Teacher Stash mwarimu w'imikino umupira wacu tuteze imbere siporo y'u Rwanda. Muhire Kevin Internationali barafinda baba George yakwizera drive sabu shot kabisa right kabisa reka nisere ko meze nza cyane aho muri hagiye hatandukanye bari mu Rwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ba diaspora mudukunda turabashimiye cyane mwicare muca akabogi mugubwe neza cyane abaryamye muryame kuri Matera Sport mwahageze Ishoti TV chaîne y'abanyarwanda chaîne y'abasportifu kubwira amakuru ya sport ya hano mu Rwanda basically we talk Rwanda sports namamvu tuba tujya kuri tere nyine twebwe akarusho kacu nuko tujya kuri tere nko muri jingo mwabyumvishe tukabogeza match ndetse tukababwira nama updates imyitozo tuyikurikiye gatanu kandi kabisa ngira ngo rero muri kubona aya mashusho ni imyitozo ya equipe ya Rayon Sport official imyitozo yabo ya nyuma bitegura umukino ukomeye cyane wa gishuti uzayihuza na equipe ya Musanze ni RN Night Terambere Fund kabisa ni imikino iri guterwa inkunga n'uwo muterankunga wabo rero ni game ya gatatu bagiye gukina match ya mbere bangaje na equipe ya Gol Live igitego kimwe kuri kimwe mu gihe game ya kabiri batsinze equipe y'Amagaju ibitego bitatu ku gitego kimwe game yabere free Huye umuntu bita Adama Bagayogo ameze neza cyane yigaragaza kabisa abantu nka Jesus abantu nka Bugingo Hakim bameze neza cyane hari yabaryohereje abanyarwanda bitabiriye ya game ubwo rero bari gutegura umukino ukomeye cyane iyi myitozo yari ya nyuma hano tugiye kuvugira amakuru menshi cyane ibya Muhire Keve iby'abatoza umutoza basinye yangahe Robertinho yahageze uwo bita Melan yahageze umunya-Tunisia agiye kwa actinga nka assistant coach so izo zose ni inkuru turi buze kugarukaho ariko kuri Muhire Keve turitsaho cyane kuko abantu benshi cyane bari kuvuga ko adashobora kuba yanasinye imyaka 2 ibyo bintu byose ubwino ndabufite navuganye n'abantu bibyegera be ubu rero biraza kuba kwa nane ubwo rero murumva ko mu kanya gato cyane kuraza kubireba murabona rero Muhire Keve ni hamwe na nuwo bita Omari tuyishimire Anastasia ni Teacher Stash cyangwa se T-Stash iga ubwo rero nizere ko ibintu bimeze fresh kabisa so reka twuta cyane rero na breaking news n'amakuru agezweho equipe ya Rayon Sport uyu munsi yateguraga nyine umukino uzayihuza na equipe ya Musanze ni imyitozo ya nyuma ariko yagomba gukoreshwa nyine n'umutoza Robertinho Gonçalves Calmo uyu mutoza rero Robertinho munya Brazil besha mwita Robertinho ariko ngira ngo yarabisobanuye neza cyane avuga ati izina ryanjye muri soma nabi naga ari Robertinho ahubwo ni Robertinho hariti bahashyira Robertinho bana rero ngo muryumve mujye murivuga neza cyane ibintu by'amazina ukushwa kuburi nawe uzarebe ushobora kuba witwa ukuntu umuntu akaguhamagara ukumva bivuze nabi so it's better yuko imubwira rero uko byandikwa buri izina imyandikire y'izina n'uburyo kibari pronounce biba bitandukanye cyane birahabanye of course ejo bundi hari umuntu nabonye yitwa Aria ariko uko nsanzwe nzi Aria babyandika naga ariko ngo ni A ebyiri na L na I na A na E Aria ntabwo twe dusanzwe tuzi karuko bimeze Aria twe tuzi kari A na L ebyiri na I na A na H so urumva rero ibintu by'amazina byo bibari ibindi mu mugomba kwibaza ba nyiri bwite bakabasobanurira so rero ndagushimiye cyane
imyitozo yaberaga mu nzove kabisa hariya kuri Skol Ground. Abasore bari bari tayari, abantu bashimishijwe no kubona ubutatu butagatifu bw'abavandimwe. Ubwo ni umuntu bita Niyonzima Olivier Sefu wavanye muri ekipe ya Kiyovu Sport, ndetse n'uwo bita Musa Haruna Niyonzima, ngo Musa Majaliwa, Haruna Niyonzima, Majaliwa aracyakurugana, Haruna Niyonzima ndetse n'umuvandimwe Fitina Ombolenga bamanutse kuri esikariye gose, abantu bakomeye amashyi bagenda bishimye bavuga ati twebwe tugiye gufasha ekipe ya Sport, turi amazina akomeye cyane, nago tuje kwicara muri iyi club gusa, ahubwo tuzakora byinshi bishoboka cyane tugezeyo ekipe. Imyitozo yari wide kabisa, yagutse, abantu bose batendinze bishimye. Umuntu bita Muhire Keve rero, Muhire Keve mwagiye kubona inkuru masaha yine bavuga ko Muhire Keve yamaze kwemeranya na ekipe ya Sport kugira ngo ayisinyire imyaka 2. Mu by'ukuri ekipe ya Sport gutegura umukino ukomeye cyane uzahuzana ekipe ya Zam kuri Gikundiro Day, ku munsi w'igikundiro. Ubwo rero ikintu cyagomba gukura abafana nuko Muhire Keve yagomba kuba yarasinye amasezerano nkuko nyine babigizeje abafana. Miliyoni 40 z'abafana bagomba gutanga kugira ngo basinyishe Muhire Keve umwana wa ekipe, nago zagezweho zimaze ko zubango muri trani gutyo, ariko babona Muhire Keve akomeje kugenda bakererwa, byazarangira umunsi w'igikundi ugeze atarasinya, bitanatuma abafana baza ngo bahereze amafaranga ekipe, kutareba iriya match egari yuko ekipe ya Sport ihombye. Bakoze ikirero, bamwegereye Muhire Keve, baramwegera baramubwira ati uri umwana wa ekipe, turakennye pe. Jean Fidel akubita amavi hasi aratakamba ati turokore, niwe wandokora nka survivinga muri situation. Muhire Keve nk'umuntu ukunda ekipe yavuze ati ngewe nubwo inkuru zasakaye bavuga ko Muhire Keve yasinye imyaka 2. Muhire Keve ni muzatungurwa no kumva yasinye umwaka umwe. Yasinye umwaka umwe harimo clause iremereye cyane ivuga ko agomba kuza ekipe mu gihe ekipe izamwifuza bazamurekura nyuma y'umwaka umwe. Azasinya ni nka sezo, ni sezo imwe ubundi yasinye. Next season mushaka kutabona Muhire Keve yavuze ati ndayisinya nari Kritoma, ndabasinyira umwaka umwe nari Kritoma. Urumva izo mwashyizemo na amafaranga abaciye, bazamuhemba imishara ariko Kritoma bayihorere, then basaba solinge n'ibibazo byabo babirangize. Ariko urumva nta kintu umwana batakoze kugusinyira umwaka umwe with no recruitment, akazaga guterera match zose za sezo, then nawe ukazamuhiriza kigendera. Nake Muhire Keve atabakoreye kabisa. Kudesha po Muhire Keve niba mumukunda mwandike muri comment mubigaragaze. Bano bakinyi barabira bino biganiro, special bano bantu banje. Muhire Keve n'umuntu wanje, iyi chaîne ya YouTube barayilikinze mukanya mvuye mu mujyi muri bank Equity. Umuntu wanyakiriye nasanze kurebera kuri iyi chaîne ya YouTube aratangara kubona ninge yakiriye, nayo mvuye gufata nyine konte nanjye mvuye gufunguza konti y'amadolari kugira ngo bijye bihura neza cyane. Nje mbihuza niya bank kugira ngo bajye banshyiraho udufaranga, ahita byumva kabisa bati njye nsanzwe marebera kandi amakuru ku gihe ndabya pressure. Amafaranga aranuriye, amadolari yuriye cyane, amadolari yuriye ageze ku dolari kugura rikugurije na 355 n'amafaranga menshi fihara ku Muhinde, amafaranga yuriye cyane. Ubwo rero n'ibintu biri kuva hanze. Muhire Keve we yaborohereje, yavuze ati ndaborohereje. Impamvu z'ibyo by'amadolari ni iki? Ndahita nza ku nkuru z'umutoza nyine n'amafaranga bazajya bahembwa mu byorero. Muhire nk'umuntu wohereje, nk'umuntu wa ekipe, mumuhereze rwose imitima myinshi cyane, mumushimire muri comment n'abakinyi barabireba bino bintu dukora. So andi makuru nuko uwo bita Robertinho Yugon Kahove munya Brazil, mbere yuko asinya babanje kumwereka igikombe aheruka gutwara muri ekipe ya Sport, bavuga ati nicyo gikombe duheruka. Aravuga ati ese ni iki gikombe? Aragiterura bakimufotoreraho, aravuga ati ndaje birambabaje cyane, ariko bimneye ubushake n'imbaraga zo kuzatwara ikindi gikombe. Nkunjya ngashimisha kunzi wa ekipe ya Sport. Uyu mutoza azajya hembwa ibihumbi 6 by'idolari, asaga hafi miliyoni 7 z'amanyarwanda. Nabwenga amadolari yahenze guys. Uwo bita Selma Gwanen azajya ahembwa ibihumbi 2 by'idolari. Ni assistant coach we bakoranye muri ekipe ya Stade Ghaziya ha mu gihugu cya Tunisia, yakitinga nk'umu assistant coach. Uyu mutoza yaje no kuvuga ko yabaye n'umutoza mukuru nyuma, ariko then aza no kuza kuba umu assistant coach nanone wa Robertinho muri ekipe ya Simba Football Club mu gihugu cya Tanzania. Barakoranye cyane, umva bakoranye muri amakipe 2. Rero nekeza ko nabagabo baziranye, bazuye bwo gufatikanya kugira ngo batware ibikombe. Nekeza ko ekipe ya Sport bigiye kuba ibintu byiza cyane kabisa. Abakinnyi barahari, buri kimwe cyose kirahari cyane, abatoza barahari bumvikana, bafite ibigwi bombi. Ko rero nekeza ko ekipe ya Sport bizaba ari ibintu bya fresh cyane kabisa. Ebana abari muriteguye. Robertinho numwe mu batoza bagize ibihe byiza muri ekipe ya Sport, numwe mu batoza bafite ishyaka.
ikintu gishobora kuzapushinga Robertinho gutwara bino bikombe ndetse no kwitwara neza azakora atari kuri pressure. First of all, afite squad nziza, squad player afite ntago ari abakinnyi babi, nabo Bakayogo umwana uri kwintroduce muri equipe, nekeza ko agiye no kwita a clear competitive environment, kwa dufite aba mediateur benshi none uyu mwana agiye kubivangamo, urumva ko kugira ngo azice ura mwana bizagwana bari bamaze kumwishyiramo, bamuha amafaranga jundi batsinda igitego amaze kumwishyiramo. Turaza kubona abantu nk'aba papa ahubwo baza kwicara aho buri bukere ibintu bigiye gukomera cyane muri Mediane. Nta muntu buri wese azajya atekereza icyo yakora kugira ngo akonve ku mutoza wa Robertinho atibanzemo. Birakomeye cyane, afite equipe nziza, Fitino Mborenga hagati ye baba we umwataka Erenga Junior y'umunyakongo Brazzaville bazameze neza cyane kabisa. Muhire Kevin yaje no kumanuka rwose mu myitozo nyuma y'abantu bataramu. Muhire Kevin yaje kumanuka, abantu bamukomera amashyi byiza cyane, nawe yakoze imyitozo mu Nzove. Ubwo rero urumva ko equipe ya Rayon Sport imeze neza cyane rwose, iri gutegura iyi match ariko ku munsi w'igikundiro mu kanda kanyenyeri, ngira ngo mwabonye ifoto igaragaza buri kibari kugura amatike. Hari ya 3 ahasanzwe ariko abaziguze mbere, ndetse n'iya 5 n'iy'icumi n'iya 50, hari n'indi y'ijana, ariko byo gufasha equipe nyine, ubwo n'ubyo gusupport equipe. Ariko nimuzigura bitinze ku munsi wo kwinjira ya match zaba ari 5, kandi ubu ngubu ni 3. Mutangiye rero mukanda kanyenyeri mugure amatike. Umukino uzabira muri stade Amahoro, muzabe mwakubise mwuzuye, ibintu bizaba biryoshye cyane kabisa wana hano. Umuntu bita Jean Fidel yaje abanzaganiza abakinnyi, Robertinho yabaganirije, mwagiye mubibona kuri Sirikire. Ubwo rero urumva ko equipe rwose umwuka ngubu tuvugana muri equipe ya Rayon Sport ibintu bimeze neza cyane, nta kavuyo ntaki, ibintu byose biri settled, biri ku murongo. Reka dutegereze rero iyi match ya equipe ya Musanze ndetse na equipe ya Zamu, match yo ku Gikundiro. Ibintu bizaba ari uburyohe noneho mu mahoro. Match y'Igikundiro ku Gikundiro, abasore bambaye amatisu, bana bambaye amakote, tubona abantu ba Erenga Junior muri tentire yakubise ikintu cy'ikibabi, ewana bizaba ari byiza cyane. Ubwo rero mukore subscription kugira ngo ibintu bigende fresh cyane, updates zigumya zijyaho umunsi ku wundi. Haba Peri na Rayon Sport, mba mari ngeni stash imani bari